Ndakuramukije mu izina rya Yesu Kristo ukurikira Imbabazi TV gatatu aho uherereye hose mu migabane 5 igize isi. Amahoro y'Imana bane nawe kandi turagukunda. Merci beaucoup kugendana natwe uru rugendo. Dutangiye iteraniro ryacu ry'ubuhanuzi n'ihishurirwa n'iyerekwa. Turacyari mu kwezi kwa gatanu, twiziga dutegereje duhagaze aho kubonera imirimo n'ibitangaza Yesu akora. Reka dutangure dusenga mbahe message tuyage akavaziko. Ndagushimiye mwami Yesu, niwe wahanuriye abatubanjirije, niwe waririmbye mbere y'abaririmbyi bose, ndetse ukora ibitangaza Kana y'i Galilaya, ndetse uhindura ibyanze guhinduka. Ndagushimiye rero, tuvugire iburyo, turirimbe, tuhanure igikorwa cyose kigiye gukorwa. Udutanguze unadusubikire, hama uguteze ugutwi abo muraganwa na Kristo mu gihugu cy'amata n'ubuki, kandi uzamuhe n'ijuru. Urakoze rero kuduhereye ubuntu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Rero nihuse, umwami Yesu nashimwe cyane. No kuvuga ngo ibigira bishyike cyangwa se ibigiye gushyika bisa na kwa kundi umuntu mu kinyarwanda baravuga ngo inkubisi ya cyane ngo irayitarukiriza. Noneho ngo urutoki rukoze mu nyo cyane ruzana amabyi. Kandi isori yenda ku bw'iryo jambo, ariko iyo ikinyarwanda iyo kivuze cyangwa ikirundi koko ari message ubugamije kugira ngo umuntu ayumve. No kuvuga ngo imbere y'ishobora byose, ejo sinabonetse ariko twari turi gusenga ndetse tunasengera message Imana yaduhaye. Mpumurize abarundi, bwira abarira bere kurira, gutabarwa kurabonetse. Bwira abarira bo kurira, gutabarwa kurabonetse. Nta kizabuza abayuda gutabarwa, zabika zitabika. Hamani aramanikwa, baceceka bataceceka, Hamani baramubamba. Ndabivuga kuko nzi neza igitondo nabonye, muri bubyuke bamwe barabimenya bukeye, kuko ibi biraba ari mu ijoro, abandi babimenye mu gitondo. Mbisubiremo, biraba mu ijoro. Sawuli arafashwe, biraba ari nijoro, kuva mu masaa 2 gushikana mu kubandanya iryo joro, abandi mu gitondo buracya, mu gitondo mugwa mu nkuru yuko umuntu witwa Sawuli Farawo Sayinaeneya kabisa. Ni ukuvuga rero, hari ibintu abantu bajyamo, ibindi abandi babayemo, ibindi abantu bishingikiriza, ibindi abantu bemera, ibindi abantu bapfukamira. Dagoni icitse umutwe, icika n'ukuboko. Dagoni icitse umutwe, icika n'ukuboko imbere y'isanduku y'isezerano. Dagoni aramaramaye imbere y'isanduku y'isezerano. Dagoni aramaramaye. Kandi iyi minsi yose Sawuli yayoboye, iyi minsi yose yatwaye, ayiwe, uyu mupfumu, hari umupfumu Imana yanyeretse, hari umupfumu Imana yamishuriye ngo wamuhaye itsinzi. Hari umupfumu bashyira amabuye, ubutare buva muri aka gataka k'u Burundi, noneho barangiza bakabishyira uyu umupfumu yabaraguriye itsinzi, abemeza buryo ki ngo ibintu bizakunda bikaba successful, bikemera. Ariko nge ni Prophète General Martin, udukurikira ukande sabone cyangwa subscribe uko ubutumwa
uko ubutumwa busohotse ujye ubasha guhita ushikira notification cyangwa se notification. Ni ukuvuga rero hari umupfumu waraguye, namuhishuriwe ejo, araragura, araterekera, afite ubutunzi, arajya Dubai, arajya Shini, ajya mu Burayi, umupfumu ufite imbaraga rwose, pfumagurira benshi. Rero uyu niwe wari wararaguriye Sawuli, akoresha inkoko kandi arahita yiyumva. Nabo barabyumva, baragurira, bakoresha inkoko. Mwamuhaye amabuye y'agaciro y'igihugu koko yayabatse kandi menshi, apana imodoka ya hoho imwe se ebyiri se, bariguze n'igihugu barakigura. Uyu mupfumu afite idarapo ry'igihugu mu mashitani ye. Uyu mupfumu inkoko z'amabara y'umukara n'amabara y'umweru, ibara rimwe rimwe, umweru de gusa, umukara gusa, ngizi nyama bakoresha kenshi na kenshi. Uyu mupfumu yoroye inzoka, ariko nabonye umuriro uva mu ijoro uratwika, urakongora. Ari inzu, ari we, ari n'abapfumurira cyangwa se aragurira, byose byahiye birakongoka. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Iyo urambuye ukuboko kwawe gukijijwe, imiyaga n'imiraba birahunga. Iyo urambuye, ni ukuvuga ngo yaguhaye umuti. Mu birato harimo umuti Sawuli yambara mu birato, ibirato bya Sawuli. Mu buriri bwa Sawuli harimo imiti y'uyu mupfumu. Mu nzu, mu madafari no mu makosta, n'umuduga, mu miduga yaramuritswe, batayirasi idakora impanuka. Ariko ari iyi miduga, ari n'iyi nzu, n'ibi byose wagiye wifashisha, Sawuli nyine yagiye yitiza, yifashisha, byose ari byo ari nawe, birahombye. Urahumiwe kiranka, urahumiwe kiranka, urahumiwe kiranka. Rero nabonye Imana itwikira umurozi mu gisagara, arashya arakongoka. Kandi uyu ni se w'abarozi, akaba na nyina w'abarozi. Arogesha inyamaswa, arogesha ubutaka, arogesha ibiki. Doke ni umuhinga mu by'ubukonikoni cyangwa amangetengete. Ariko umurozi arapfuye. Ni ukuvuga ijambo yari yaravuze riteshejwe agaciro na data, kandi ubutware bwe Imana ibitesheje agaciro. Niyo mpamvu twatangiye mbabwira ngo Dagoni icitse umutwe, icika n'ukuboko, koko ibangikanye n'isezerano, koko iba mu gihugu cy'isezerano. Nta Dagoni rero iba aho Imana iba, nta na shitani iturana, ibana, igendana n'Imana yayo. Aho rero hari imitima myinshi yarogeshejwe, iyindi barayihubika cyangwa barayihunika, nka bya bindi ngo abagore bagaburira abagabo kugira baceceke. Nuko hari ibintu byinshi mu minsi mikuru iba, bakabanza gutongera, mu manama babanza gutongera, mu bakenguza amateka, mu bashinga amateka, muza habanje kuba ibintu by'amangetengete, mwebwe mukina n'isi. Rero ariko ibi byose hari ukuboko rero Imana yo ivuna, igakuraho, igahwanyuza, ikica
cye. Gahunda ni yayindi ku basezeraniwe Kanani, nta gihinduka. Sawuli, ijoro rya Sawuli ryageze, kandi urupfu kuri Sawuli rwanutse. Kandi Sawuli nta buhungiro, kandi Sawuli mu mutwe tete vide, hotameroni, amazi gusa. Sawuli, urupfu rwanutse, kuko umurozi wakurogeraga nawe ubwe ntabwo arokoka inkota y'Uhoraho. Rero hari abaminisitiri bagiye barogwa, hari abajenerali bagiye barogwa ngo kugira ngo batatembagaza, batabogozwa ibintu nk'ibyo by'akavuyo n'akajagari mu gihugu cy'isezerano. Komeza urugendo wihanganye, dore Yerusalemu ngiriya, wa mwamaje kukujyana. Amina, haleluya. Rero na Tanzania uyu mupfumu ajyayo akanafasha bamwe mu ndongozi za Tanzania. Uyu mupfumu ajya muri Guinea agafasha mu ndongozi zaho. Uyu mupfumu afite pasipoti, aravuga rikijyana. Uyu mupfumu imodoka agendamo ziratandukanye, ariko hari nk'iy'ibara ry'umukara, ariko itari vewiti, ariko nanone ziri mu bwoko bw'amavewiti. Uyu murozi rero agiye gupfa, na Sawuli apfe bose, kandi mpamya ko mugiye gutangira ya ndwi yo kwitegura kugandara, kuko hano hari abantu bikoma mu gatuza nka Goliyati. Imana irabanza ikakureka ugahagarara ahantu ukajya wikoma mu gatuza ngo muze mbabagira ibisiga, muze mbemeze, muze mbereke, muze ndabereke. Dawidi yica Goliyati, buriya Goliyati yari afite impwemu yo kwiyemera ngo nta wamushobora, nta wamuhangara, kandi koko turebesheje amaso y'umubiri bisa n'ibi. Sawuli wagize ngo ninde wamushobora, nawe arahagarara akabyivugira atoya nta washobora. Rero ariko ibintu bihinduye isura, kuko bihinduye isura ari Imana ibihinduye. Uyu munsi wa none hagiye gutangira kubaho, ntabwo kwa gatanu kwarangira, kandi turi mu matariki yako ya nyuma. Ntabwo kwakijyana, hari ibintu bitegerezwa kuba, hari ibyabayemo hagati muri uko kwa gatanu biheze, ariko hari ibindi biri kuza byirukanka nk'ibuye rihanutse, cyangwa nk'ikintu kiri kuva mu kirere nk'ibuye. Ubwo rero harimo abantu bazi ngo Imana ngo yagize imbabazi, ngo ugasanga abantu barasenze ngo ikababarira. Iyo uri mu mwuka warasenze neza, iyi Imana ibabariye, wowe wari umuhanuzi, Imana iraza ikakubwira ngo narababariye. Kandi Imana ntibabarira batihanya, batikosoye, oyaye, cyangwa se batakosoye. Kandi iyo amaze kuba dese ngo ndimura, ntabwo Imana ifata ingurube ngo yihindure intama, cyangwa ngo ifate impene yihindure intama, oya, kigumuko ikakireka uko, mugabo itegerezwa gushanja hakavaho ibi hakajyaho ibi. Rero niyo mpamvu no mu rugendo hano ku Mbabazi TV gatatu dufatikanyije cyangwa turi kumwe, ku kwezi kwa gatanu hari amaboko ya Sawuli ari bucike, ku kwezi kwa gatanu intambwe za Sawuli ziri butemwe, ku kwezi kwa gatanu hari inkingi yari yishingikirije Sawuli, izo nkingi Imana irashyiramo nyamugigima izihirike. Hari amaso Imana iri bumene, hari n'amatwi Imana iri buce muri uku kwa gatanu. Ibyo byose ni ibigiye gushika, ni biri bushike hatabuzeho na kimwe, nta n'ikigomba kuburaho, kandi uko ni ukuri. Rero hagarara mu cyapa
ugiye kuraba amaso yawe n'amatwi yawe yumve n'akanwa kawe katu. Kuvuga ngo umuntu ahagarara muri areti eshatu ushobora kuboneramo amasezerano aje ukabimenya, ushobora kuboneramo ubugingo, ushobora no kuba uri muri konegisiyo yo gukorana n'ijuru cyangwa se data n'umwana n'umwuka wera. Simiyoni hari ahantu yari ahagaze mu kwizera kwe. Bibiliya ivuga ngo Imana data isezeranira Simiyoni ko azapfa ateruye Yesu Kristo. Yesaya yahanuye umwari azasama inda. Simiyoni yari ahagaze kugira ngo agire amaboko aterura Kristo. Yari ahagaze. Uwo ni umwe mu bategereje turi bwifashishe, yitwa Simiyoni. Uwa kabiri wategereje amasezerano. Haleluya. Bibiliya ivuga mu isezerano rya kera uko abantu bagenza niko bagenzwa, ikavuga no mu isezerano rishya uko wagenje niko uzagenzwa. Imana idutabare. Rero Ana isezerano ryamusanze yari arihe? Turamubona. Yosefu inzozi zisohora yari arihe? Zamusanze nawe turamubona. Moridekayi wese byamusanze kuko wasenze ni Moridekayi niwe wari ufite amakuru, ni nawe wayashyiriye Esita, ni nawe wayatangaje, ni nawe Imana yanyuragamo. Aba bantu bose reka duhere kuri Simiyoni. Simiyoni yari afite isezerano rivuga ngo uzaterura umwana w'umuhungu. Icya mbere ni uko Imana yari iri muri we. Ntabwo Imana yari iri muri we nk'undi muntu umurimo, ahubwo ijambo ry'Imana, umwuka w'Imana wari uri muri Simiyoni. Ntushobora gutegereza Imana data umwuka w'Imana atari muri wowe. Ntushobora gutegereza iby'Imana, imbaraga z'Imana zidakorera muri wowe. Ntushobora no gutegereza ijuru kandi ijuru idafite minisiteri muri wowe. Ni ukuvuga niba igihugu cyawe ambasaderi naka atarimo, biragoye ko mwakakira ibiva mu icyo gihugu kuko nta bubanyi n'amahanga mufitanye. Muri twebwe ntabwo twe turi Imana, cyakora Bibiliya ngo turuta umwana duto. Ijuru kugira ngo ritwakire ritwemere dukorane naryo, muri twe harimo reprezentare gare mukuru mwuka wera, noneho akaba ari we uha ibyicaro, ugena, udirije, uyobora, uko data na Yesu baba mu muntu. Ni ukuvuga Yosefu nawe ijambo ry'Imana ryasohoye, za nzozi ze nyine zasohoye ari Yosefu yari ari mu murongo mwiza wo kubaha, kumva, kwemera, aharaniye ijambo rimwe ryitwa ukuri, kuba inyangamugayo, gukiranuka, umushingantahe nyine mu Kirundi. Yosefu yabaye umushingantahe mwiza koko, yarakiranutse, arakiranuka no kwa Potifari, arakiranuka akenywe, arakiranuka no mu bo bavukana baramuhemukiye. Gato. Gutegereza Imana kwa Yosefu byamubereye umugisha, bimubera n'ubugingo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo ntegereza. Icya mbere ni ijambo riri muri wowe, niwe jambo, ni umwuka w'Imana ubigena, ubigenga, ubiyobora, ni ubushobozi n'ubutware biva mu ijuru bidomina mu buzima bwawe. Ntushobora gutegereza Imana rero uri muri siyase, ntushobora gutegereza Imana wibereye mu by'umubiri, ntushobora gutegereza Imana uri mu ishimishamubiri. Oya, utegereza Imana uri mu cyapa dutegererezamo ari we jambo, kandi icyo cyapa utubwira aho bigeze uko bimeze ni mwuka wera. Haleluya. Rero umwuka w'Imana ngo ari muri njye ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo niba umwuka w'Imana atakurimo, biragoye ko wamenya iby'ijuru cyangwa n'ikindi icyo ari cyo cyose kijyanye n'ikiva ku Mana. Iyo twakiriye Imana data n'umwami Yesu mu bugingo no mu mubiri, tuba tudekaraye ko turi abakristo bemera data n'umwana n'umwuka wera. Ibyo rero bivuze iki? Cyabisobanuye iki? Bivuze ko umukristo w'ukuri ategerereza mu ijambo, ategerereza mu gusenga, ategerereza mu kuririmba, ategerereza mu ishengero, ategerereza mu cyumba cy'amasengesho. Arindiriye hehe? Mu kwizera kudahinduka, apremidi cyangwa avamedi,
PMI, ntabwo ari byiza kuhindagurika nk'akanyaruvu, oya, ahubwo umukristo ahora ari umukristo. Umukristo mwiza ntabwo ari umukristo utamenya muri we niba ijuru rimurimo. Kamemu ni ikosa niba ugenda uko, ntumenya niba Imana ikubamo, ntumenya niba Yesu akurimo, ntuzi niba uyoborwa n'umwuka. Ibintu byose bifashe nk'ibisanzwe, imbere bizaguhinyuza kandi uzahinyuka, kuko ijuru ntiriba muri ya tariki yo kubeshya abantu bagira, menya ari iya 5 mu kwa 4. Ni ukuvuga ngo Uwiteka ni seriye kuko ari ubugingo, kandi nawe yaravuze ngo azohereza umufasha, umwuka wera, niwe uzadufasha muri ibyo byose. None gasha, niba utemera umwuka, ntiwemere Yesu, ntiwemere iby'impwemu, ntiwemere n'iby'umubiri, byose ukabivangavanga, ntugire icyo uhakana, ntugire icyo wemera, ukaba injyabi byose, wibaza ko amasezerano azagusanga he? Wibaza ko Imana izagufatira he? Wibaza ko urugendo rw'Imana muri wowe ruzagarukira he? Ofete, umukristo mwiza rero, nk'uko nari mbivuze, muri we habamo gusenga ubudasiba, kuririmba ubudasiba, kwizera, ibyiringiro n'ubwenge bubiyobora, kuko Imana ntijya ifata ibyo kugira ngo ibihe utubwa. Apana, Uwiteka ni data, ni umwami, ni umukiza, ni umutabazi, ni umurengezi, ashobora bingahe byose. Tumutegerereza rero mu rusengero n'ibikorwa by'urusengero byiza byose. Tumutegerereza ku karago, tumutegerereza i Getsemani, tumutegerereza mu nzira ze, tumutegerereza mu kuri kwe. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Tumutegerereza mu mategeko yiwe, tumurindiriye n'igishika cyinshi mu murongo we yashyizeho tugomba gucamo, ibintu byacu nabyo bicamo. Yesu ahabwa icyubahiro. Tumurindiriye twizeye ko ari we mutabazi, ari nawe murengezi, ari nawe mucunguzi. Data ahabwe icyubahiro. Harimo abantu bamutegereje muri pasitori, ngo kuko pasiteri yabyemeye, ngo ubwo naza nanjye azanjyana, ngo kuko umuhanuzi Marite yabyemeye anyemera, ngo ubwo nanjye ngo azanjyana, ngo kuko umugabo wanjye ari umuhanuzi, ngo kuko pasitori ari umugabo wanjye, kuko umugore wanjye ari umuvugishwa cyangwa ari umuhanuzi. Nta mpamvu n'imwe umukristo akwiye kugira ngo yuko ibyiringiro bye byashingira ku bandi, oya, ahubwo wowe ubwawe umwenda warasadutse ngo winjirira ahera. Uwiteka niwe uguha ijuru direct mu burenganzira no mu bugombe bwiwe. Wowe rero wumva ko ijuru uzaribona ku gihamana, paragisida, impanuka, oyaye. Ijuru ririho, riratwaranirwa, intwarane zirigishamo imbaraga kuko intwari zatashye. Mugabo twebwe dusabwa gutera intambwe imwe, Yesu akaduterera 99. Nimbivuga uko untahure kandi unyumve, nta mukristo n'umwe nzi, mubona amenye no mubonzi, utegerereza Yesu mu kabari, utegerereza Yesu mu byaha, utegerereza Kristo mu kumupinga, oyaye. Ni ukuvuga uri ambasaderi, uri representa, uri intumwa, uhagarariye ibikorwa by'ijuru aho uherereye, uri uw'ijuru n'amaraso n'inyama n'imitsi n'imisokoro. Niyo mpamvu ijuru iyo rigiye kukugwanira, rikurinda, rikuzigama, rigutandukanya n'umunyegiputa. Rero niba isezerano ridutandukanya n'abanyamisiri n'abanyegiputa, harya no mu mugisha dukwiye gutandukana, no mu buzima dukwiye gutandukana, no mu bihugu nyine turatandukanye. Hakwiye kubaho diferanse ya Isaka na Ishimayeli mu buzima bwawe. Rero ntushobora kuba Isaka utazi isi, utazi n'iryo zina warishyizeho, utazi n'inkomoko yabyo. Umukristo akwiye kuba ajijukiye kumenya neza ko muri we Imana Data n'Umwami Yesu, muri we ibintu bimeze neza kandi ijuru riri muri we rwose. Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Amen. Ni ukuvuga rero
ndagira ngo nkusabe, ndagira ngo nkwinginge, muri wowe uru rusengero kandi uri inzu y'Imana, uri umurimo w'intoki z'Imana. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwamenya uko biri, ariko icyo nzi kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Muri urwo rugendo ntabwo ntabimenya byose, ariko siko nzabimenya, ni kwiturizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito, ni kwiturizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Kandi nk'uko Eliya yajyanwe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi, ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turaramya Umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikiranuka muri byose, ku buntu n'inambo tugira. Uri Imana ikiranuka muri byose, ku buntu n'inambo tugira. Ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose, mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mw'ijuru, mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mw'ijuru. Haleluya. Uyu ni umuririmbyi wa 45 mu gakiza muri kantike y'ikinyarwanda, umuririmbyi waririmbye neza cyane, indirimbo nziza cyane y'amavuta. Uyu munsi turayaga mu izina rya Yesu Kristo, nk'uko umaze kubyumva. Turayaga mu buryo bukurikira, ni mu butatu butagatifu. Umuntu yahagarara he kugira ngo amasezerano nazayabone? Umuntu yahagarara he kugira ngo gupfa kwe azajye mu ijuru? Umuntu yahagarara he kugira ngo ashimishe ijuru? Nibyo tumaze kuyaga, ni nibyo twari turi kuyaga, kandi nahababwiye. Reka dusenge, we wahasobanukiwe cyangwa se umwuka w'Imana aza no kuhasobanurira mu bihe bitandukanye, uko uza kugenda umedita cyangwa wumviriza, Imana irarushaho kubigusobanurira ku bwa Mwuka Wera. Turagushimiye Mwami Yesu, ni we mwigisha mukuru, we waduhaye umufasha w'isezerano. Umuntu wese ufite inzara n'inyota aje aho uramuhaza, kandi ushobora byose ku mutima n'umubiri. Gaho rero ijambo ntirice mu gutwi ngo risohokere mu kundi, ahubwo kuryumva kwacu birokore umutima, birokore n'umubiri, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Imana ibahe umugisha cyane.
ndagukunda. Shalom, shalom, merci beaucoup.